twongeye kubasuhuza kandi tunabashimira abakunzi b'ikiganiro amateka y'u Rwanda yazimiye. Iyi tugiye gutangira ni part 2. Ese wari kuzaba se w'isi? Tugiye kumenya Katari ibi bintu nabyinjiramo kubera iki? Kuki itareba intambara ziri iwabo ziyigose ariko na M23 ikaba irimo kuyikurura? Nubwo iri mu bibazo byinshi ariko iti ni mugende mujye mu Busuwisi, turaza gukora online, turaza gukora turi online cyangwa se turaza kubikora nubwo turi mu ntambara, ariko ibyanyu tubishyire ku murongo. Ibi ni ibiki? Ubundi imbaraga itagaragara ni itsinda. Imbaraga itagaragara ni nayo yatumye tubona uru Rwanda. Nubwo indi itagaragara yabyivanzemo, ubu ahubwo rurimo gutotezwa, ariko bose bashobora kumva ukuri kw'ijuru. Ijuru ryabahagararaho nta n'uwatoteza izina ryabo. Katwiyumvire rero aba bagore bahagarariye ikirere. Umwe ahagarariye ukwezi kw'ikirere, undi ahagarariye isanzure ryose. Ahagarariye isanzure ryose. Umbwire ngo umuranzi uhagarariye ikuzimu kw'abazimu yatsinda gute uyu mugore? Iyi rero iraza kuba part 2. Ndaza kwishyiriraho, wenda niyo nakwishyiriraho umuranzi part 2, umuranzi part 1. Iyi igiye kuba part 2. Ngo akikizwe n'amabuye barimo kumaranira. Naho twari tugejeje agace ka mbere. Ngo akikijwe n'amabuye, ngo akikizwe n'amabuye barimo kumaranira. Rero na nyina wundi abyara, na nyina wundi arabyara, na nyina wundi arabyara, ngo na nyina wundi abyara umuhungu. Ati na nyina wundi arabyara, ati nabyaranye n'abera. Uwo ni wa mugore, umwamikazi w'ubutayu, ari hejuru, niwe ukuriye isanzure, niwe ubyara se w'isi, ari we se w'isi, ari we ukuriye iriya Suwisi. Suwisi ni uwarazwe. Ati nabyaranye n'abera, ati ati nabyaranye n'abera, atari ku bushake. Urumva? Ati nabyaranye n'abera atari ku bushake bwanjye, kuko yafashwe ku ngufu. Atari ko wowe muranzi wa nyamunsi wanshukiye umugabo, wanshukiye umugabo ari ubushake. Ati we washukiye umugabo ari ubushake bwawe, kuko warunzi, kuko bari barareranywe, babaga mu muryango umwe. Ati kuko warunzi. Ati rero njye nakoze ikosa, kuko ndabyemera, ndanarihanirwa, mpabwa n'imbabazi. Ubwo ni abamuremye n'abamuhanze. Mpabwa n'imbabazi, mpabwa n'imbabazi binampesha umubumbe wa kane. Rero ninjye uhagarariye isanzure ryo hejuru ryose, ninjye uhagarariye isanzure ryo hejuru ryose. Rero nawe uhagarariye ikuzimu.
kw'abirabura, wabyaye ba Kivu y'Amajyepfo. Ati rero kabone ko ati kabone n'iyo ko n'abariya bera, kabone n'iyo naba narabyaranye na bariya bera babyawe n'abafashe, kabone n'iyo wanakorana na bariya bera babyawe n'abamfashe ku mbaraga. Ubwo rimwe aravuga bariya bera bamufasha ngo bashyigiye Gisekedi hejuru rimwe, kabone niyo waba ushyigikiwe na bariya bera bamfashe ku mbaraga, bagushyigikira ntuzigera utsinda. Niba abo dufasha bumvaga Kavuna gusa akababwira ibikenewe nabo bakabyubahiriza, noneho ahasigaye noneho ngahangana n'iyi ndayi yanshukiye umugabo, nzakoresha abarabu nabyaye banjye, nzakoresha abarabu nabyaye bajye ku ruhande rw'iwacu. Nubona ngo Katari irimo irubaka ikibuga cy'indege cya Bugesera, irimo irafasha M23, hari imbaraga zirimo gukora, bajye ku ruhande rw'iwacu. Ari nayo mpamvu nakoresheje ab'imiduha y'ubutaka nakuye mu mashyamba y'iwacu. Uzumva ngo hitwa ngo iduha, nakoresheje imiduha nakuye mu mashyamba y'ubutaka bw'iwacu. Erega umenye ko mfite impande zombi, mubera kuko se w'isi niwe nyir'Ubusuwisi, ndetse n'abandi, ndetse n'ahandi hose. Niba bumvaga Kavuna, abo bose ba M23 cyangwa n'izi nkote, niba bumvaga Kavuna gusa akababwira icyo ab'ijuru dukeneye, hanyuma akazi tukakikorera, urumva n'umwamikazi w'ukwezi ndetse n'umwamikazi w'isanzure w'ubutayu, tukakikorera rwose. Rero Kavuna we, ab'ijuru twese turagukunda, nubwo ubutaka wahanze babukwambuye, wowe humura, turahari, abagore ndetse n'abagabo twese turagukunda kandi cyane, kuko tukiri hasi watubereye umubyeyi. Urumva nabanye nabo, kuko tukiri hasi watubereye umubyeyi kandi muzima. Rero umwamikazi w'ubutayu
Musinga amaze kwanga kubaha ubwiru, ubwiru bakabimwangira. Amaze kwanga kubaha ubwiru bakabimwangira, ni nawe waba ni nanjye wabakoreyemo ngo bamujyane muri Kongo, noneho abere umuduha ambere umuduha w'imirabyo, w'imirabyo w'imirabyo nzajya nkururiramo umuranzi, ambere umuduha w'imirabyo nzajya nkururiramo umuranzi, anyuze nzajya nkururiramo umuranzi anyuze muri Musinga muri Musinga w'iwacu, wanze gutanga ubwiru bw'iwacu. Rero iriya ntambara murumva ko irimo izindi mbaraga zihishe buri wese atazi. Abarimo kurwana mwabumvishije bari hariya Kivu y'Amajyaruguru na hariya muri Kongo hose, ni abagore batatu bahanganye, babiri n'abo hejuru, umwe yahawe kuba umwamikazi w'ukwezi ndetse n'ikirere, undi ni umwamikazi w'ubutayu ndetse n'isanzure ryose ryo hejuru. Nibo bafashije izi nkotanyi ziratsinda bafatanyijwe n'abana b'abanyabigabiro, nibo barimo gufasha bariya barabu ngo bivange muri izi ntambara. Noneho ni nabo bagaruka bagafasha M23 ya kabiri, kuko iya mbere yari ihagarariwe n'Abanyamulenge kandi bigometse ku ngoma Rwoga. Urumva barabagambanyi b'ingoma, ntabwo bari kubyivangamo. Ariko iyi M23 ya kabiri yumva akavuyo, byakunda rwose, ni ibintu byoroshye cyane. Rero ibiganiro byacu ni akagaruka kaducumbikira ahangaha, turebe izi ntambara z'aba bagore biraza kugenda gute. Gusa abashobora kumva bakaba bakorana na M23 bakaba bayibwira ubwiru buhishe muri iriya ntambara yabo, nubwo ubona baribasirwa n'ibiki byose, nuko bari kure n'ijuru, badashaka kumva ubwiru, kandi ubwiru nibwo butsinda. Babona ngo Gisekedi hirya no hino baramwumva, nta kindi bamwumva kubera yuko agira gute, afite imyuka ya nyina umuranzi ndetse na Nsibura na bariya bazimu bose. Ntabwo ari amabuye. Abaye ari amabuye se u Rwanda baba barushakaho iki? Ari amabuye tugira ahangaha badutotereza. Abaye ari amabuye se Abanyamulenge barimo gutoterezwa, barimo kwica hariya bateramo za drone, bababujije gucukura amabuye? N'imbaraga n'imyuka. Rero wabazi M23 yakaba yibwira ukuri kwahishwe n'imbaraga ko ijuru, bari abagore b'ijuru bafitemo akaboko, kandi n'ubwo Busuwisi n'ubw'umuhungu wabo. Rero turabashimiye, ibiganiro byacu nakagaruka.